urumva kame mu wanateye inda babyarangiye n'esu icyo kibomba bayate urumva ikintu by'abana nubaka akazu k'ibyondo ukahita unashaka ko kanya nyine ukazana umugore nawe agakenyera agafata umwana akamukora mu ibumba urabibona icyondo gashyiraho agatwe hejuru birangiye gariso. Turagarutse rero nanone uyu ni Elsa na Fofo ubushize mwabanye natwe kandi tukomeje gushimira abantu bari kumwe natwe. Tubanje kubasuza abadukurikira bari hirya no hino ari inshuti zacu ari abo tubana mu buzima busanzwe turabashuhuje. How are you doing? Hi Fofo babashuhuje? Ndabaramukije mwese. Uyu munsi rero tugiye kuganira iki? Guess what? So ubushize Sheri twavuze ku uburyo umuntu ashobora kuba muri fiançailles progressions zibaho cyangwa se inzira ibaho kugira ngo habeho urukundo umuntu agere ku rwego ashinga urugo. Inzira nyayo yo kugira umuntu ashinga urugo ruhamye za process zose twazivuzeho. Ntabwo turi busubiremo ubwo nyine umuntu utarebye icyo kiganiro asubireyo cyangwa se agereyo. Kiroroshye ikiganiro umuntu ashobora gukurikira kiraryoshye ni ikiganiro cyiza. Umunsi rero turasa twita tugera ku ntego. Uyu munsi twifuje kuganira first of all cyangwa mbere y'ibintu byose uyu munsi turi za tariki. Uyu munsi yemwe abadukurikiye ni special day, celebration day. Ni tariki 18 uyu munsi z'ukwa kabiri. Tugeze ku kwezi kwa kangahe Sheri? Kwa kabiri twujuje. No kwezi kwa kabiri tumaze tubanye dushinze urugo. Kandi uyu munsi ni tariki tuzahora tuzirikana tuzahora twibuka. Ni tariki twagize umugisha ukomeye udasanzwe tugira mariage. Ni tariki twasezeranye imbere y'abantu n'Imana. Twemerana gutangira nyine urugendo Imana iradusinyira turwinjiramo rero. Minzi mukanya turaserebura birenze ariko ni tariki nziza. Uyu munsi rero icyo tugiye kuganiraho n'ubundi tuzakomeza tuganire ariko topic y'uyu munsi ntago turi buze gutinda cyane tuganira n'urubyiruko cyane muri fiançailles ngo tujyeyo progression tuyisubiremo, ahubwo turasa nk'abatambikiriyeho gatoya tujye noneho nyuma y'urugo gatoya duse nk'abinjira muri iyo shusho tuganire gatoya ku rugo. Abantu bakigera mu rugo tugire ibyo tuganiraho. Muriteguye rero tujyane mu kiganiro guys. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu kuri marriage cyangwa ku rugo. Urumva uyu munsi kuko turi guserebura iyi tariki twatekereje ngo tuvuge ko ibi bintu tuganire ku iki kintu. Turasangize amezi 2 tumaze ukuntu bisa mu rugo ukuntu bimeze nge na Elsa. Ariko tuze no kuganira kuri rwa rugo umuntu akwiye gukomeza. Urumva ya mezi 2 turifuza gukomeza kugeza ku myaka 100 kurenza. Imana natwe gusa ni abantu bakunda kubita abajene mariye, abantu bakimara gushaka bakiri muri ya mezi ringaniye atari yabyara umwaka atari y'amezi menshi. Turaganira n'abo bantu kimwe nuko n'abandi badukurikiye haba harimo birumvikana abakurikira Sheri baba ari uruvange rw'abantu batandukanye, abakuru abamaze imyaka 10 bamaze 5 abataragerayo. N'ubundi biganiro turakomeza umva hari n'igihe baduha comment bakavuga ati mu myaka nk'ibiri cyangwa umwaka umwe muzitware gutya cyangwa bizabisa gutya bitewe n'amezi 2 babonye twebwe turimo uko bimeze. Ari n'igihe umuntu yumva tuganiriye kuri sujet runaka ugatumika ufite hari ababyeyi bafite abana, hari abatari bagera aho hantu nyine tuba tuvuga, ariko byanga byakunda ntabwo umuntu abura key point atwara key urufunguzo runaka. Niyo mpamvu iki kiganiro twese nta numwe uhejwe cyangwa take akanatwara ntabwo kabura. Nanjye najyaga numviriza abakecuru n'abasaza baganira ndi mutoya simbura ikintu ntwara simbura ikintu ntwara kizamfasha ejo cyangwa se, ariko byanga byakunda. Niyo mpamvu ibiganiro iyo bibayeho umuntu akabitegera amatwi ntubura icyo utwara ejo
ntubura ahantu cyapurika. Reka rero tusote tunyaruke noneho tujye mu kiganiro nyirizina. Nk'uko Shera bivuze uyu munsi turaganira kuri mariage. Mariage nyuma ho gato mumaze gukora bwa bukwe, nyuma gatoya ko biba byifashe, uko biba bimeze, turebere hamwe fondasiyo yagakwiye kuba abantu bari kugenda bubakiraho. Byari byose tumaze kubona utuntu dukeye. Tebe nakwakiriye rero twakomeza turajya dusangira ijambo. Introduction ndagerageje ndayikoze. Twakomeza none hari ibintu tugiye kuvugaho. Turatangira ku kajambo abantu bajya bakunda kuvuga, abantu benshi baragakoresha, kandi ni nacyo cyifuza umuntu aba afite yubaka urugo forever. Ikintu bita forever. I will love you forever. Forever. I want to spend my time, my days with you forever. Ni igihe cy'iteka ryose. Nicyo gihe umuntu atangira nyine yumva rwose urugo agiye kubaka ruzaba rushingiye ku iryo jambo, akumva nyine abantu bose wenda nabo byanze ariko batangiye bafite iryo jambo, bumva ari cyo kintu bagakoze. No mu rukiko iyo urahira hazamo iteka ryose, no mu rusengero niyemeje kuzabana nawe iteka forever. Noneho rero iryo jambo impamvu nditangiriyeho ni ijambo rigiye gutangirirwaho, tugiye gutangiriraho tuvuga ibintu byose turi buze kuvuga, kugira ngo ryateka ryose tuvuga cyangwa ya forever tuvuga ibeho cyangwa izashoboke, uzamarane n'umuntu wawe igihe cyose wifuza cyangwa igihe Imana yabageneye cyo kubaho kwanyu, lifetime. Hari utuntu tugiye kuvugamo dushobora kuba baze cyangwa intangiriro kugira ngo bizazane ya teka ryose ya forever turi kuvuga. Kugira ngo ubundi ari ukuntu bajya bavuga ngo forever hari abakunda kubivuga avuga ngo ntago indambira ni nk'umutoma, ntago ijya indambira, nta nubwo yigeze iba enough to me, cyangwa ntago nigeze numva n'umunsi n'umwe ihagije kuba nyine navuga ngo it's enough tugarukira. Nicyo nakifuriza n'abantu ntibizigere bizabe forever ariko ntikurambire, ntumve ko yabaye ikintu gihe gihagije none uno munsi birahagije turekeraho. Ariko nyine hari ahantu biri buze gutangirira. Aho hantu rero niho tugiye kuvugaho. Aho hantu niho tugiye kuganiraho uyu munsi wa none, niho tugiye kuvugaho, niho tugiye kwerekeza ikiganiro cyacu. Mwamezi abiri tumaranye ntago twabonye experience ndende cyane, ariko hari utwo tumaze kubona ko twabivuze. Urugo rwacu tutangira kurwubaka, urabona kera abantu bakira abana, ndabyibuka kera urabona abana mvuze ni igihe umwana aba akindi afite nk'imyaka 5, 6 abantu bakina iby'abana. Narabikinye narabikinye iby'abana, nanjye narabikinye rero. Umugabo dukina iby'abana nubaka akazu k'ibyondo, ukahita unashaka ako kanya nyine ukazana umugore nawe agakenyera, agafata umwana akamukora mu ibumba, urabibona icyondo agashyiraho agatwe hejuru, agashaka kenda ko gukenyera, akiba n'igishuro niyarye n'igishuro akiba igishora cyo kuza kumuhekamo. Uri umugabo wubatse mukaganira muri iby'abana nyine nta kameme, nicyo twari tuvuze iby'abana. Urumva kameme wanateye inda biba byarangiye, n'ese icyo kibomba bayate. Urumva muri imagination haba harimo umugabo ku nshingano ze, akaba yarabonye ukuntu papa bigenza, nawe akavuga ati nanjye ndakora ibi. Umwana atangira kubyigana ngo byagenze biti icyo gihe twebwe twakoze natwe ubukwe. Urabona iby'abana kwa bimukora ubukwe, tukagira abafiye doneri n'abagariso doneri, twabikoraga nta bukwe da. Twari twakoze ubukwe. Ndabyibuka yari narambaye supanete, simbyibuka neza ariko twakoze ubukwe. Supanete turayambara, twasaga neza. None hari ukuntu no mu rugo bashyigikira rero, bakabona muri kubikina biraryoshye, bakabahana fanta. Umubyeyi ujya urwanya kiriya gitekerezo cy'abana, bakabahana fanta. Twebwe icyo gihe bwabaye ubukwe bwiza cyane, ariko ubwo bukwe nabukoranye na musaza wanjye. Niwe wabaye umugabo. Akereka iby'abana tubiveho, ariko ikintu yashatse kuvuga ni inzozi umuntu aba afite. Icyo gihe turi gukora ubwo bukwe nyine dukora iby'abana dukina, wabaga nyine wumva mu mutwe wawe hari umunsi uzagera ibi bintu noneho bikaba nyabyo nyine, bikaba
ubukwe nyabukwe Yeah, biri hanyuma ukaba ufite inzozi nyuma y'ubwo bukwe ubwo icyo gihe ninjye none umwana atangiye gukura kwa kundi za nzozi zatangiye gukura yakinye iby'abana yego birakomeje none ari gukura inzozi nazo ziri gukura ukaba wumva hari ukuntu uzaba ufite nk'urugo rwawe rufite swimming pool rufite etage uri muri etage wibonamo uri kubara ibintu byinshi cyane swimming pool ni piscine piscine cyangwa ahantu urwogero noneho ukaba wumva ufite inzozi zitangaje harimo abantu wenda bazatubwira ati nanjye izo nzozi nari nzifite kera ariko umuntu ari umwana noneho uko umuntu agenda akura na za nzozi zirakura abantu turi kuganira nabo mbabwiza ukuri umuntu agira tugeze nk'abantu nka 98% ni urugero ntanze ariko ndabitekereza ko ariko bimeze ujya kubaka urugo za nzozi zaribagiranye atari nazo ushingiyeho atari nazo nanjye numvaga nzaba ndi mu kimodoka nzahita ubukwe nzaba umugabo mfite ikimodoka cyaka rundura ariko imodoka mfite izo nzozi nibyo bivuga nibyo cyane afite inzozi z'ibitangaza ariko ujya kubaka ibyo bintu yewe byaribagiranye ufite ahubwo ibindi bintu uri kureba yego uburyo ki urugo rutangaje iyo umuntu agiye kubaka urugo za nzozi ukuntu zibagirana ujya kubaka urugo wumva ufite izindi nzozi runaka urugero ukumva umuntu ni urugero twahoze tubivuga ngo umuntu yubakana n'umuntu yumva ari we right person cyangwa ari we muntu wa nyawe bagiye kubana ari igihe cyanyacyo yumva koko yakigezemo ibibaye bitanameze gutyo wategereje iyo namubujije bibi kibazo kuko wumva ari umuntu wa nyawe mu gihe cyanyacyo nta kintu gikwiye kubihindura noneho muri izo nzozi uba ufite uba wumva noneho hari ibintu byiza ugiye gukora birenzeho ugiye gukorera mugenzi wawe noneho cyane ko umuntu ari kumwe n'umugore n'umugabo nyine ukumva hari ibintu byinshi ugiye kubaka nyuma y'icyo gihe muri ya marriage muri rwa rugo noneho icyo gihe rero uratekereza ukuntu umuntu noneho atangira kubaka urumva za nzozi wubatse urugo uzifite noneho utangiye kubishyira mu bikorwa noneho ugasanga ni igihe cyo kubwira umuntu wawe ngo donc kumubwira mu buryo uri kumubwiramo niyo yaba akosheje ukisanga uri kumubwira neza kuko ni za nzozi utangiye kugenda kurivinga ubamo uryoherwa na rwa rukundo ruri kuhaba uyu munsi wa none nibyo byatubayeho ni nabyo ndi turi kuvuga niyo experience twabonye ukumva nta mpamvu yo kubaho ibindi bintu inzozi uri kubamo nizo waje mu rugo ufite noneho utangiye kugenda uzagura gahoro gahoro aha tugeze ku kirere ako ngako kari intangiriro y'urugendo cyangwa y'ikiganiro tugiye kuvugaho yego ibuke ni mariage ni mariage noneho mu rugo rero aba ari umugabo muri iki gihe cyacu turimo aya mezi yacu tumaze ni twebwe turi babiri none ndagira ngo tuganire ku ishusho twari dufite igihe ishusho nari ifite ya mariage igihe urabona muri Bibiliya mu itangiriro mu itangiriro 2:24 niba byibuka neza ariko ndumva byibuka neza niho havuga ukuntu umugore azasiga iwabo papa mama agasanga umugabo we bakabana karamata bakaba umuntu umwe noneho icyo kintu nshaka kuvugaho cyo kuba umuntu umwe nicyo nshaka ko tuza kuvugaho yego n'abantu umwe kuba umuntu umwe hano kuba umuntu umwe jeri ni ikintu kidasanzwe cyane ko mu abantu benshi babyumva nyine nk'ibivugwa ariko pratique yabyo ikagorana noneho ugasanga umuntu ari kwimagina ko cyangwa bakagira ngo ni biblical stuff iri hariya yavuze gusa ariko ni ibintu biriyo ni ibintu biri byo nyabyo 100% kubera ko ni umuntu mubanye mugiye guhuza ubuzima bwose nta kimwe kivuyemo niba hari akantu umuntu ajya kuramo hari akabazo ni ibintu byose mugiye guhuza mukaba umuntu muri biblical bivugaho nyine muri Bibiliya ariko no mu buzima busanzwe iyo turebye usanga ari ibintu nibwo buzima nyine ni ukuba umuntu umwe noneho icyo kintu cyo kuba umuntu umwe rero abantu benshi bagitindaho ukibaza se wowe musore wari igice
mathematically nyine ntibibaho biranagoye kubyumva nari igice ariko tubishyize muri mathematique nka equation reka nkwereke nka equation twakora urabona ufashe 1 by 2 or a half plus a half equal 1 okay cyangwa se igice uteranyijeho igice bibyara rimwe 1 plus 1 equals 1 noneho urabona uramutse ufashe Elisa tumufate nka hari igice nanjye fofo igice iyo biteranyije bikabyara rimwe yego muri mathematical nyine cyangwa mu bigo by'imibare mu buzima busanzwe niko twakabyumvise mathematics yego ushatse gufata uwo murongo wa Bibiliya ukawushyira mu buzima busanzwe niko wabyita wavuga ngo igice duteranyije igice bibyara rimwe sibyo rimwe nibyo ariko rimwe abanyamibare barabyumva ariko nibyo nawe kandi uri umunyamibare uze ko ntari umunyamibare ntacyo nyuma ya kamera ntacyo ariko ndavuga ngo igice uteranyije igice ni rimwe n'ubundi ariko birumvikana kigoranye ubwo uri igice ndakaba igice uramutse iyo equation ari ukuyapuritse wavuga ko wenda uyu waje uri igice nanjye naje ndi igice noneho turahura tubyara rimwe ariho handi abantu bakura nk'umutomo uvuga ngo you complete me then you complete me you complete me uranyuzuza uranyuzuza cyangwa ugasanga umuntu arakubwiye ngo ariko nibyo vraiment ngiye ibintu ndabyumva cyane uko umuntu agiye gushaka nubwo nyine Bibiliya bivuga nibyo ariko urebye wamugana umusore ibintu abarimo n'intekerezo aba afite n'akazi iyo ari gukora icyerekezo vision aba afite byanga byakunda hari akantu niyo naganira n'abantu iyo bamubona harya bamubwira bati cyane none n'imyaka iri kugenda irenga iba myinshi n'ababyeyi harya bakwicaza ariko washatse umugore kandi nawe wazagera igihe cyo kwitekerezaho uri normal ubona ukabona ntiwuzuye ibintu byo kuba igice Bibiliya bivuga ahongeye ntagiye kubeshya aho numvaga nuzuye ariko impamvu avuga igice nuko hari igihe ugeramo n'ubuzima ubayemo kumva hari ikintu nyine ubura hari ikintu ubura niyo waba ufite amafaranga na gute ukiri umusore hari ikintu wumva ubura sibyo cyangwa umukobwa ukuntu wenda mwebe mushaka kuba ukuntu biba bimeze wenda turaza kubivugaho ariko nyine byanze bikunze hari ikintu kiba kibura hari ikintu kiba kibura ariko biri buze kudufasha kuza kubisobanukirwa neza hari n'ahandi usanga umuntu amubwira ngo you are half of my life cyangwa uri igice cy'ubuzima bwanjye ariko ibyo byose biba byatewe ni mindset cyangwa n'uburyo cy'abantu babyumvisemo bitewe na Bibiliya nayo uko bivuga cyangwa se bitewe n'uwo murongo wo muri Bibiliya ariko njyewe iyo ndebye mbona iyo equation twaba dukoze dutekereje isa nk'ukuntu ipfuyemo kubera ko muri ibyo bice twagiye tuvuga ari nako kantu tugiye guhita twinjiramo ubundi umuntu ntekereza ko umuntu aba yuzuye Elisa aba yuzuye nanjye fofo nuzuye ubwo n'umugabo aruzuye nanjye umugore nduzuye cyangwa umukobwa nduzuye noneho hakazaza ahubwo bikaba uguri rimwe tubyite kuri rimwe nanjye nkaba rimwe nawe noneho icyo gihe ushatse wavuga ko bibyara kabiri ibyo wari tuvuga bitewe na ya mibare twavuze tuvuga ariko none reka mbabwire dufate rimwe duteranyeho rimwe duteranyeho rimwe tubibyaze rimwe bibyare rimwe rimwe guteranya rimwe bibyare rimwe oya rimwe guteranya rimwe bibyare rimwe iyo rimwe ya gatatu ivuye nk'uko n'abandi bose bahita bibaza ni ikibazo umuntu yakibaza umuntu wese arahita abyibaza guteranya rimwe agateranya indi rimwe ngo bikabyara rimwe can you imagine ntabwo byumvikana ariko ntacyo reka dufatanye kuza kubyumva urabona iyo rimwe dusuppose ko ari nge 14 indi rimwe dusuppose ko ari Elisa noneho indi rimwe tuze kuyita Imana ibyo bintu nibiza guhura ari bitatu bibyare rimwe abanyamibare tubyibajije mu bundi buryo ariko reka tubyumve gutyo tutabishyize mu mibare ya matematike dusanzwe tuzi impamvu ushaka ko tubyumva gutyo urabona urukiramende ikinyampande eshatu Kinyarwanda ikinyampande eshatu ni triangle cyangwa triangle abantu barabyumva ikinyampande eshatu mpande eshatu tukita I will need a pen. A triangle, something like that. Is there any pen?
triangle. Yeah. You need a pen? Yeah, I need a pen. Sure. Here it is. Let's go. No paper. Sure, you're just funny, baby. Where do you Funny. come in conversation without paper? Okay, let me just cut off my stuff here. Okay, thank My you. diary. You will help me by this microphone. It's okay, easy. You're going to teach mathematics? I'm going to teach. Okay, teach. Ahangaha hari triangle cyangwa ikinyampande eshatu turi kuvuga. Ahangaha hari Imana. Yego. Ahangaha hari umugore, woman. Ahangaha hari man, umugabo. Yego. Nidushaka turekeraho. Tubivugeho twitonze. Ntekereza ko wabibonye. Yego. Babibonye. Ikintu nashakaga kuvuga ahangaha tuvuga ya rimwe guteranyaho rimwe bikabyara rimwe ni ya circle y'aba bantu batatu tuvuze. Iyo uyu muntu w'umugore n'uyu muntu w'umugabo n'Imana iri hagati. Buri rimwe ifite ikihagarariye, rimwe ya mbere umuntu cyangwa se umugabo umugore, indi ni umugore, indi ya nyuma ni Imana. Wow. Ako kantu rero impamvu nashatse ko tugatindaho kandi bikabyara rimwe na none. Bikabyara rimwe plus rimwe. Ntekereza ko ari nayo equation nziza. Agare rimwe. Nziza yakabaye twaplika muri mariage cyangwa twaplika dushyira mu rugo rwacu. Tugomba kwisobanura kumvikana noneho. Rero ahangaha nicyo kintu tugiye kuvugaho kugira ngo tuze kubyumva, tuze kubisobanukirwa, cyangwa abantu baze kutubwira nabo niba koko babona ari biri true cyangwa ari byo nyabyo ari ukuri, kubera ko ni ibintu bisa nkaho byubaka umuryango kugeza kuri ya myaka y'iteka ryose twavuze cyane. Ahangaha Imana twayibonye kuri top cyangwa ku gasongero hejuru. Gasongero. Hanyuma umuntu bantu babiri tubabona hasi ku murongo ugize gutya. Ku murongo umeze gutya utambitse. Ahantu hamwe bose kandi umugabo hano umugore hano ku murongo umwe, nta numwe uri hejuru y'undi. Oya, abantu banumva nazi triangle kinyampande eshatu niko bikimeze n'ubundi barahita babibona birumvikana. Umurongo wo hasi uriho umugore n'umugabo, hejuru aho ifungiye yombi hari Imana. Guys, uraza kubikunda nk'uko natwe turi kubikunda. Ni ibintu byiza cyane kubera ko urugo rwose Imana yagiye hejuru. Ahangaha hejuru nubwo turi kuhita hejuru ariko ni hagati na hagati. Yego. Ni hagati, ni muri middle cyangwa ni muri center. Ku buryo umugore nareba hejuru arabona Imana, n'umugabo nareba hejuru arabona Imana. Ari center. Nkuko ya triangle yacu yubatse. Noneho ibyo bintu turi kuvuga ni ibintu biri buze kudusaba ko buri muntu wese utarizera Imana ayizera. Kuko ni Imana ifite imbaraga zo kuza kuba hagati muri uyu muryango, wa muryango ukabana iteka ryose. Mu buryo umuntu wese ashobora kuvuga ngo ibi bintu ntibishoboka, ariko kuko harimo Imana bigashoboka. Mu buryo ashobora kuza nkabwira Sheri twabuze amafaranga, yego urabona bishoboka ko tuyabona, yego birashoboka ko tuyabona. Oya, ntabwo bishoboka ko tuyabona, ariko kuko hagati hari Imana ikaza gukora uburyo ki amafaranga biboneka. Bikaza gutuma rero wa muryango iyo ufite Imana hagati ibintu byose biri buze koroha. Ati gute ubitekereza ko byameze nka byanga byakunda iyi triangle uko imeze yubakitse, umugore, umugabo, Imana. Ibintu bitatu kandi byombi bibyara kimwe. Byanga byakunda umugore uri hano sibyo natumbira Imana, umugabo sibyo naho yabasinziriye nashaka abasinziriye ntacyo bimubwiye. Umugore tuvuge ko ari we muntu uri maso mu rugo. Hari igihe mu rugo hazi intambara cyangwa se hakaza utuntu dutandukanye, ma confusion, hakaza ibintu bidasobanutse, ariko umugore akabyumva cyane. Cyangwa se reka tuvuge umugabo cyangwa umugore, ni urugero abantu ntibumve hari uwo natinzeho, ariko umwe muri bakabyumva kurusha undi ari mu ntege nkeya agatumbira Imana sibyo. The more this person gets closer to God, okay, the more his or her partner makes sure also she gets closer to God as well.
urumva uko byagenda kose niba ngewe ntumbiriye Imana ndi kurushaho kuyegera urasinziriye sheri hari igihe umugore abadasenga cyangwa nta kintu ubwiwe yibereye mu ntege nkeya ariko reba ifatika n'intambara turi kurwana nazo byamuciye intege amafaranga yabuze jugujugu niba uba mu nzu ubukode ni ikibazo ugatinda aho hantu cyane imbaraga z'umutima zikaba nke ariko umugabo ibintu byose shishu ntibiri ikibazo Imana agatumbira Imana uko arushaho kuyegera asenga nta kindi gisubizo abona arushaho kwegera Imana uko byagenda kose nubwo mu rugo hari ikibazo bizakurura iki iyo attention iri kuba hagati iri umugabo afite yo kwegera Imana izacokoza umugore usinziriye imukurure imuzana ku mugabo cyangwa imukurure imujyana ku Mana kuko abantu ni batatu iyo bari mu rugo bose Imana niga ni ya formule y'ubutatu n'ubundi twavuze ubushize Imana umugore n'umugabo rero byego byagenda kose Imana mu gihe iri mu rugo umugabo akayegera cyane umugore nawe ko byagenda kose nta kintu kizamuvana aho hafi dore ibintu byinshi bituma abantu hari igihe urugo rusenyuka hari igihe urugo rusenyuka bitewe n'uko umuntu hari Imana mu rugo ni byiza umugabo ni witumbiriye ni nawe uyegera ni nawe ufata ibihe byo guzanya ni nawe ubana donc mu bihe biba mu rugo intimacy umubano we n'Imana uraryoshye umugore yifitiye undi mubano yibereyemo nubwo azi ko azi gutumbira ngo asatire Imana akenshi rero iyo bimeze gutyo byanga byakunda urugo ntirupfa kugwa kuko nibura umwe ari maso kuko itsinda rikomeye cyane nuko kugira ngo wice triangle nuko uvana Imana hari ahantu kuri top wayihavanye birashoboka ko musigara mwenyine wa muryango wose ukayihavana bose wenda umwe niba kiri kugerageza wa murongo urazamo hagati ngo wongere ube triangle neza kuko wa mugore wenda watari kugerageza niba umugabo ari uri kugerageza ariko still Imana ifite imbaraga niho itangarije Imana ifite imbaraga zo kugenda igafata wa mugore niba ari wasinziriye ikamukangura as long as Imana igihari Imana ikiraho nyine kuri yatuyibura kuri top center umwe muri mwe nibura akaba ahari birahagije Imana gukora kw'Imana kugira ngo umugore ahinduke cyangwa se gukora kw'Imana umugabo ahinduke kubyumva ibintu Imana dufashe byumvikane Imana irabishoboye bitandukanye no kuba Imana idahari mu rugo sibyo kuko idahari aba ari twe twenyine twazamarana ashobora kuzaba kesi ikomeye tutazahuza kubera ko nta n'umwe uzi gutumbira hejuru bikagenda bite tukajya kureba abantu bakarutwubakira iyo rero abantu bajemo benshi urugo ntabwo rwubakwa n'abantu iyi triangle ni ikintu gikomeye bebe Imana mu rugo ni ikintu gikomeye hari akantu umuntu wese ashobora gutekereza ukavuga ngo kuko bavuze se ngo iyo umuntu umwe akora neza ngo wenda tuvuge umugore akora neza kandi akora ibisabwa nta cyaha kindi ari kujya kure ntabwo ari kujya kure y'Imana nta nubwo ari gukora nk'ibyo umugabo wenda we akora kuko umugabo wenda twavuze ko ari usinziriye muri icyo gihe ugasanga umugore wari kubona ko ari ahantu heza ari right kabisa meze neza ari perfect ibintu byose ari kubona ari kubikora neza ari gusenga Imana nk'uko bigomba ndagira ngo nkubwire yuko wowe nta mbaraga ufite nubwo waba uri umugore zuko nibyo byose uri gukora neza nta mbaraga ufite zo kugenda guzamure wa mupatena wawe umuzamure wongere umushyitse ku Mana Imana itabishatse niyo mpamvu ukore neza sava ubigenze neza rwose nk'uko bigombwa babyita pure system iyo pure system abantu wenda bashaka kugenda bakakarebaho ibyo wakora byose ariko Imana atari yabishyize mu ruhare rwayo you can sometimes push one partner ntabwo ufite imbaraga zo kumuhindura rero we ntabwo ufite imbaraga zo guhindura partner wawe cyangwa umugabo wawe cyangwa umugore wawe ubwo ni kurerisa we icyo agomba ni gukomeza gufata gukomeza gushaka ya Mana
agakora ibyiza koko nk'uko bisabwa kuko wenda ni uri gusabwa izo mbaraga wenda mugenzi we ntago ari kubibasha ariko nanone twibuke ko bwa nyuma ni Imana ifite imbaraga zo kubona rwa rugo ikazi karuzamura kuko ni Imana yiyubakiye umuryango nk'uko twabivuze guhera kera ni Imana ifite gahunda mu muryango ntago izaza kuzamura umugabo wenyine kuko iri center izabazamura mwese kugira ngo ya triangle iguma ari triangle izazamura umugore izamure n'umugabo wow biruzuzanya ni ibintu byuzuzanya niyo mpamvu ya rimwe guteranya rimwe bibyara urugo ifashe umugabo kongera umugore ni triangle iri spiritual iri na geometrical nyine kuba iri geometrical na spiritual ariko byose biri true that's true makes it more true tubihuje bibyara ukuri kwa nyako urumva rero ako kantu niko turi kuvugaho muri aya mezi abiri tumaze turi gucerebra turi kubona ikintu kibanze twabonye Imana at the top Imana ijye hejuru ku gasongero hanyuma ningiye ikibazo jeri nandakaza nkabanzi ko Imana ariyo twabanje imbere cyangwa Imana ariyo iri hagati mu muryango ntabwo nzarakara ngo mubwire ikigambo naza ahantu giturutse hari n'igihe bebe uri kuvuga ako kantu hari igihe n'umuntu urwaye ikibazo umuntu akumva umuti wa mbere ari uguhamagara undi muntu cyangwa se ari uguhamagara izindi nzego nta n'uwakubise undi ibintu nyine ugasanga ufite umugore uzi kuvuga amagambo akomeye hasi wenda umugabo hari iyo umuntu avuga amagambo ugasanga abantu nyine bagira caracteri zitandukanye atagukubisa ikintu agukubita ijambo rero ngiye ubundi umuntu ashobora kundebera inkoni ariko ntumbwira akantu karyana nyine uvuge ariko uvuge ariko nibura uvuge make ariko ukore cyane urebera inkono z'ukubita ariko ntunsesereze cyangwa ureba akantu nkubita nta n'impamvu yo gukubita ucyura nta n'impamvu yo gucyurirana nta n'impamvu yo kubwirana amagambo mabi asesereza reka mbabwire iyo umuryango uriho kandi Imana iri hano hagati ndababwiza ukuri wisanga ugiye kuvuga nka nabi ariko ugahita uvugana umutima w'urukundo ariko wumva ari nk'undi muntu mudahuje iyo connection y'urukundo hari ikindi kintu cyakabaye ibintu bigira donc iyi triangle habamo connection by the way donc kugira ngo urukundo rusugire mu rugo rurusheho gukomera iyi triangle ni muyikora iyi triangle ikozwe mu rugo igakorwa mu rugo Imana umugabo akamenya ko agomba ari connected n'umugore we umugore akamenya ko ari connected ku mugabo we sibyo hanyuma noneho bakibuka ko God is in the center Imana iri hagati sibyo iyi connection ihari izakomeza urugo ku rwego rwo hejuru niba nshaka Imana nkaba nsenga nkavuga nti reka ndusheho kwegera Imana nubwo twubatse nibyo ariko Imana sibyo uko bizagenda kose gusigara kwawe inyuma kuba nagiye gushaka Imana hari ikintu izakora niba umwe muri twebwe adahari muri iyo initiative mfite niba umugore atayifite we ariko nkaba nyifite kuri ya Mana muri triangle so turi kabiri rimwe rero ababiri bishe kandi kanengeye kuvuga urabona umugabo umugore buri wese afite responsibility ziwe cyangwa afite inshingano ziwe akora mu rugo iteka iyo izo nshingano uri kuzikora ni byiza urazikora n'umugabo ku giti cye nawe agakora izo agomba gukora mu rugo iyo muri kuzikora ya Mana iri hagati mwisanga inshingano ku mugabo wawe ziri kugenda neza n'umugabo ku nshingano gufiteho nk'umugore nawe ziri kugenda neza noneho bwanyu mugasanga wa muryango nawo uko wagakwiye kuba mwiza nawe uri kuba mwiza nk'uko Imana yabishatse rero nicyo kintu dukwiye kureba ahangaha tukabona ko iyo Imana iri hagati uko ngenda ushaho kuyisanga nuko umugabo wanjye twe kuvuga wenda ngo hari uwabyishe tuvuga ko none mwese muri right way mwese muri mu nzira ya nyayo umugabo ari gukora ashaka Imana yumva Imana rwose ikwiye kubanza nanjye mugore ndi gukora ibintu byose ariko numva Imana ikwiye kubanza uzanone bihurira muraza ya connection yanyu kuri ya triangle uri kuzamuka n'undi ari kuzamuka no mukaza mugahurira hagati wow
bikaryoha bigasa neza ugasanga abantu bahora bishimye kandi umuryango suko ufite amafaranga menshi ya mirenge ahubwo nuko bahuriye hagati kuri ya center bakora iki Imana kuri ya center nyine gurira kuri center nibe bya mbere kandi mariage ndatuye dusatira musozo wacyo mariage burya uko byagenda kose mariage ishobora kuba mbi cyangwa ikaba nziza ariko uko abantu barushaho kuba beza nabo donc uko abantu baba beza aba partners umugabo n'umugore uko bagerageza kuba beza nibyo bituma mariage iba nziza hari abantu nyine bagiye twakoze mariage that's it we made it twarabikoze twarabishoboye ariko it's not enough nta nubwo mariage yagenda ngo iteruye hari ngo ibe urugo ngo rube rwiza nuko Elisa ari mwiza mu urwo rugo na Fofo akaba mwiza mu urwo rugo hanyuma urugo rukaba rwiza nuko bimeze nuko rwiza arahandi hantu ho kubishakira bire mu rugo rwiza nugerageza kurwana intambara yo kuba umugabo mu rugo mwiza ukagerageza kuba intambara y'umugore mwiza mu rugo urugo bebe urugo ruzaba rwiza nugerageza kuba mubi urugo ruzaba rubi kandi umuti wo kuba hari ibyo mutahuriyeho mu rugo kandi utibagiwe nashaka kukavuga hari igihe abantu badahuza kubera situation ziriho cyangwa se kubera ubuzima bagezemo sibyo niba habaye hako kantu ntago umuti niba ari abantu nyine bari kubaka triangle none cyane akubizera Imana tujye tubyongeraho ni byiza ko akagushaka no kubaka urugo biratandukanye sibyo abantu bubatse urugo bakabishobora ni habaho intonganya mu rugo cyangwa ibyo mudahuje umuti mu guhurira muri center hamagara umugabo muhurireyo hamagara umugore muhurireyo wihamagara undi muntu murarema ikindi kintu kitari kinyempande umugore nasanga Imana n'umugabo asanga Imana mwese muzahurira hahandi ari gihe rero abantu bavuga ati ntacyo ubwo atanyumva ngange kuhamagara mama allo uyu mugabo ntiyoroshye uyu mugore ntiyoroshye ati ariko nayo narabibonaga icyo gihe ukazibuka kuza kureba ujya guhurira n'umugabo muri center igihe cyagize gute hari byinshi byapfuye si byiza ko umuntu abanza ahandi hantu rero ni haba ikibazo mujye guhurira muri center mujye kureba Imana muhurira aho ngaho mukore mu buryo triangle isubirana umurongo kandi nibwo buryo twatekereje twavuga mu uyu munsi urugo tubasaba umugisha tugerageze hamwe no gusenga no gufatanya no gukomeza kuganira tekerezo byanyu biba bikenewe turebe icyakubaka umuryango ugakomera kandi tutibagiwe ko cyane kubizera Imana mujye mwubaka urugo murwubakiye hehe fondation ku Mana bizaba byiza bizaba iby'umugisha urumva natwe tubabwira uyu munsi nyine ya mezi yacu twaba twagize tumaze mu rugo ntabwo turi kubabwira nk'ibintu natwe twagezeho 100% ahubwo ni ibintu none natwe turi gushyira imbere n'ubuzima dushaka kubaho turi kwifuza kububaho iteka ryose namwe yo twifuje dukomeje kubaho cyera bivuze nabi ko ubuzima dukomeje kubaho niyo mpamvu dushaka gusharinga twifuza kuzabaho igihe cyose tuvuza ko tubukomeza igihe cyose rero abantu mwese namwe nibyo tubifurije rwose turabakunda turumva twasoreza aha ngaha mwarakoze naho utaha thank you very much bye mwe barenyo